kuri stade twicaramo ku itariki ya 19 hari kuwa kabiri giye amatariki y'icyo gihe nayafashe sinyibagirwa n'amasaha baraturasa turiheba. Icyo gihe ndibuka twateruye abantu bapfuye n'abakomeretse dufasha Croix Rouge. Ndagenda nicara hano ndarira kuko nabanje kugira tripping akana kaka Bangladesh kari gahari bari bafite impuza yitwaga Kibati niyo yari muri stade yarahagaze iruhande rw'ikibunda kinini kireba hejuru kimeze nk'igikinisho cy'abana. Nabona iki kintu kirarasa ati uzi no kukirashisha ati warashe hari hejuru ukabwira ko muri hano ati it's not part of our mandate. Nabwo mufite mandate ati ni iyi ati we are peacekeepers. Ndabona ntigare mubwira wa mugabo peace is gone, follow it. Ayo mahoro muvuga mwaje kurinda yagiye ni muyakurikire. Ariko yambwiye ijambo rimwe yambwiye atari kurandinga turi professional soldiers twe twumvira amategeko batubwiye kutarwana turi burwana. Ariko ngezeho ndategereza ndabona ko uyu mwana ndamushyiraho guilty aba baturasa nibo bagombaga kuturinda. Genda umutaxpayer icyo gihe nari umukozi ntanga imisoro yanjye bayiguzemo imbunda none ndizo bandashisha ndimo ndarenganya umwana wo mu Bangladesh waje kwishakira minervari yabashikiwe n'abana be. Nicaye munsi y'igiti ndarira ntangira kubaza Imana ibi bintu bizagira iherezo. Ababishyizeho iherezo mwarakoze. You need depth of gratitude. Iteka rero iyo duherekeje tugiye mu kiriyo cy'umusirikare nk'uku numva mfitiyo uwo mwenda wo kubabwira ngo hari abanyarwanda twibuka yuko your sacrifice wasn't in vain. Ubwitange bwanyu ntabwo bwapfuye ubusa kandi hari abantu babwemera kandi hari abantu babuhamya. Rwose mwarakoze kandi nafandi Kabanda nabagiye nawe yarakoze gutanga ubusore bwanyu gatanga amaraso yanyu mukitanga ukaba turiho. Kimwe mu bintu binezeza uko nta mwana w'umunyarwanda ugicirwa mu maso. Ibyo cyo bivuze nuko ari wowe n'aba bana ntacyo muzaba muri iki gihugu. Kabanda naye abadahari kandi urabizi kuri bagenzi bawe si wowe wa mbere bibayeho si nawe wa nyuma. Arasanga bagenzi be benshi natwe abandi ejo tuzamusangayo. Ariko icyo nababwiye twebwe tuticuza kandi kiratubabaza nuko tuva muri iyi si twarayikoreye. Njya numva abantu bamwe mu ntera hamwe bavuga ngo ijuru rizatwakira. Niba ijuru rizakira ziriya ntera hamwe na twebwe nitwe tuzaba ba mbere kwakirwa n'ijuru. 9 mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi Kabanda na turi kumwe guhera mu Mutara kuzagira i Butare. Numwe mu bantu bajya baboneka kuri zimbuga nkoranyambaga ikarubamba teruye umwana w'uruhinja warokotse mu bantu bari biciwe muri ya paruwasi. Kanihute kugira ngo ndangize. Kabanda niwe warokotse urupfu mu gisirikare rurokokwa n'abake cyane. 94 nanone tumaze kugira mu Bugesera hariya kuruhuha mu gitondo cya kare aramanuka ngira ngo yajyagaho mugaba mukuru w'ingabo zacu Geno Mbaraka aho yari ari icyo gihe ari mu modoka ya Daihatsu. Nahagezeyo agarukana abantu bari bacitse ku icumu ngira ngo bari nka 12 gumisiza n'ubyo byibuka. Abashyize kuri yo Daihatsu abazanaho twari twashyize ibiro by'iyo batayo. Uyu muhanda guhera Nemba hariya kugera i Nyanza ya Butare wose umwanzi yari yarawushyizemo mine zimwe zikubita amamodoka. Kabanda nagaruka bakoreshaga intera hamwe nizo zategaga mine kuko nabo yakubise barazibonye zirukanka. Ahantu yanyuze agaruka akubitwa na mine iramukubita abantu bose bari barokotse ari yazanye bose barapfa.
kuri iyo modoka hasagutse Kabandana arashya umubiri wose, abamuzi neza hari ukuntu ubwoya bwo ku mubiri bwose bwari bwarahiye. Iyo urebye iki gihugu ubwiza gifite, abakirimo, urubyiruko dufite, ibintu bikirimo byose byiza, ni ubwo buto bwacu twakoresheje. Aha rero niho twebwe biduha imbaraga kuri General Kabandana. Ye Kabandana nabanye nawe myaka 35 muri iki gisirikare. Niba hari abantu barashwe kenshi, Kabandana ni barashwe kenshi. Urupfu rero aho rubera imbwa. Ubundi abantu babasha urupfu ni ba Pastor Rutayisire, ba Bishop Gasana, nibo babasha urupfu. Kuko bo sinzi ukuntu baruvuga ukarera ntabwo rubateye ubwoba, ariko ubundi urupfu rutari imbwa ntabwo rwakabaye rufata Kabandana. Umugaba mukuru w'ingabo ari hano afite ingabo ayoboye, umugaba w'ikirengo zigaba hari, izo ngabo zakabaye zigabwa zikarwana n'urupfu nirutware Kabandana. Ariko imbwa irakwibuka yoberwa uko yakwibye, kayoberwa n'ukuntu byagenze. Urupfu rero barubasha n'abarokore bo bafite uko barwemera, usibye ko nabo barutinya. Mujya mwumva urugamba rwo muri 90 hano hitwa Nkana mu murenge wa Cyombe, ngira ngo ubu ngubu niho hano hambere Kabandana yakomerekeye mu gitondo cya kare nko mu masaha 12 cyangwa saa moya. Twari hagati y'imisozi turi hasi mu kibaya, twashyize abasirikare bagenzi bacu ku musozi wari hakurya n'undi uri hirya. Turagatse noneho aduwi naza, umwanzi naza, muze kumurasa bitume tuvamo muri misozi turi hagati. Abari kuri umusozi rero bagomba kuba yenda bararyamye bagasinzira, kuko icyo gihe abantu bararuhaga cyane, bari bashonje cyane. Twakangutse umwanzi yatugeze hejuru aturasa kandi ari hejuru yacu. Muri uko guhunga tuva duca muri iyo mikoki, Kabandana niho yakomerekeye bwa mbere. Mu gukomereka ko ariko ntabwo yatinze, akira vuba. Cyo nenda kubabwira ko rero umuntu apfira umunsi we, uwo munsi Kabandana yagombaga gupfa. Muraho mwese. Hari umurimo ujya ungora cyane, kandi iteka ryose iyo waguhaye kwigisha ku munsi nk'uyu baravuga ngo ni ijambo ry'ihumure. Buriya rero hari umwitozo wananiye, kuko nta muntu ushobora guhumuriza undi. Nubwo tubyita ijambo ry'ihumure, ariko nta muntu ushobora guhumuriza undi kubera impamvu imwe. Rimwe na rimwe iyo tutanze ijambo ry'ihumure, duha abantu ibyiringiro by'uko umuntu wacu Imana yamwakiriye yagiye mu ijuru. Ariko n'ubundi cyo si cyo kibazo abantu baba bafite, kuko igituma tubabara si uko tutazi aho uwacu yagiye, cyangwa se uko tubabazwa nuko yaba yagiye habi, ahubwo nuko hari vide asiga mu buzima kandi nta muntu ushobora kumusimbura. Icyo rero nta muntu n'umwe wakubwira ngo iyo vide ngo ndayigukuriramo, kuko niyo yayikuramo ntiyabona icyo ashyiramo, kuko iyo ni vide yuzuzwa n'uwo wari uhari. Umubyeyi wapfushije umwana ntabwo ababazwa nuko umwana we atagiye mu ijuru cyangwa yagiye mu ijuru, abazwa nuko uwo mwana atagihari. Umugore wapfushije umugabo, umwana wapfushije umubyeyi, umuvandimwe wapfushije umuvandimwe, nuko bigenda. Ahubwo ku munsi nk'uyu ubwira abantu ngo mwihangane, ko nta muti w'agahinda ubaho, n'amagambo meza ntashobora kugahanagura. Ahubwo mpora mbibwira abantu iyo twagiye mu kiriyo nk'uko, buriya umuco wacu w'ikinyarwanda ni umuco mwiza wa resilience, ariko ni n'umuco mubi ubuza abantu kurira. Se umuntu akicara nk'uyu munsi bakavuga umuntu yakundaga, ukamubwira ati ariko tugiye kuvuga umuntu wakundaga wagiye, ariko nturire. Yanarira tukamukomanga tukamubuza. Hari ibindi bihugu rero bigira abantu baba specialiste bo kurira ku munsi nk'uyu, bakabatumira muri ya mwanya wo kuririmba, bakaza bati mureke turire
inshuti yacu, umuvandimwe wacu, umubyeyi wacu, kabanda nayagiye, bakarira kuko bapfushije. Ariko uwo ni umuco wacu, nawo turawukunda, ni resilience. Ariko reka mubwire umufasha, mbwira abana, mbwira abavandimwe ngo nimugera hireherereye mupfukame murire, bibahereye uruhusa, murire rwose, wenda murire kuko mwapfushije. N'igihugu cyagombye kurira kuko cyapfushije. Bene ijambo rya kabiri nshaka kuvuga mbere yuko ntangira kwigisha, yewe Bibiliya tubwira ngo nitujya mu kiriyo ngo tujye twiga. Umubwiriza ntabwo ariho ndi bwigisha mu muri. Umubwiriza mu gice cya 7 aravuga ngo kujya mu rugo rurimo ikiriyo ngo biruta kujya mu rugo rurimo ubukwe. Ngo kuko umuntu wese uzahajya ngo bizamubera ishuri, ngo yibuke ko iri ari ryo herezo ry'abantu bose. Rero iteka ryose iyo ngiye mu kiriyo ndeba itariki, kuko buri ubuzima bw'umuntu buri hagati y'amatariki 2. Nk'ubu afandi Kabandana handitsemo ngo 1966, ibihumbi 2068 nabisongera ngo nabirebye nabi 68 1968. Ndafata uwuhende kuye uwaba bambwiye niwo mfashe 68. Ubwo baraza gukosora abanditse 66, kuko nanjye abona narebye mu mateka hari 68, ariko mbona banditse 66. Turavuga nubwo aho nabisomye niho nibeshye. Hanyuma 2025, ubwo n'ubuzima bw'umuntu. Buriya icyo mbabwira cyagombye kutubera isomo. Nabirebye muri 68 nari ngeze muri 5e primaire. Bivuga ngo uyu wagiye ndamurusha imyaka 10. None nkibaza nariko yewe hari icyo mwumvamo, kuko Bibiliya tubwira ngo ku munsi nk'uyu tujye tuza tubabarane n'abababaye, tubakomeze umutima, ariko niturangiza twige. Rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko ngira ngo nabonye abafandi bakuru benshi. Uriya musore yatanga ubuhamya, yavuze afandi Kabandana, ngira ngo afandi Bingira araza kumbwira niba nibeshye, ariko numva naramubonye bwa mbere muri 1994 twatangiye ikigo cy'abana b'imfubyi kwitaho. Cyo gihe afandi Bingira yari afite utwana twinshi yakusanije, hanyuma dutangiye ikigo arabaterura bose arabatuzanira. Ubwo bwa mbere nahuye na afandi Kabandana ari agasore, ngira ngo yari nka lieutenant nkaho. Guhera uwo munsi twagiye duhurira mu bintu bitandukanye. Hanyuma muri iyi minsi aragenda. Ni isomo, ni ishuri, kuko uwagendanye nawe, uwabanye nawe, kumva ubutwari bwe, kabona ubwitange bwe. Ariko Bibiliya tubwira ngo amaze gukora iby'Imana yagambiriye mu gihe cye arasinzira. Rero intwari ingirakamaro ntizipfa, zirasinzira. Ubwo umuntu nk'uyu yagiye, turavuga ngo imirimo yagombaga gukora tujya tunabiririmba no mu ndirimbo ngo maze imirimo ajya mpa hano ku isi ninyirangiza azampamagara anjyane mu ijuru. Rero ijambo rya comfort ryo guhumuriza nuko buriya nta muntu ugenda mbere y'umunsi we, nta n'ugenda nyuma yawo, nta ujya kererwa, nta n'ujya agenda mbere. Imirimo yagenewe n'imyaka uzayikoramo. Hanyuma isaha yo kurangiza yagera, Imana agakanda click, aho bakunyuza hose urangiza wagiye.
ibyo ntabwo ari iterabwoba, it's a fact of life. Ahubwo tujye ducelebratinga ko umuntu yarangije urugendo, ahubwo twibaze ngo ariko ku imyaka yarangije n'imirimo. Nicyo ngira ngo tuganireho. Ngiye gusoma muri Bibiliya, topic y'uyu munsi nayise kubaho ubuzima bwibukwa, living a life to be remembered, kubaho ubuzima bwibukwa. Mu rwandiko bandikiye Abaheburayo mu gice cya 11, abafite za Bibiliya bisigaye byaroroshye, n'udafitiye igitabo ayitwara muri telefone, ariko n'abatazifite ndabasomera nindangiza nkoreho commentaire nkeya. Aravuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamwa yuko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Ngendaga ntagara cyane, hari ibintu Imana ivuga kavuga ngo hari abantu bakomeza bakavuga niyo bamaze gupfa. Kubaho ubuzima buvuga kandi utagihari. Ngira ngo dufite abantu benshi iteka ryose, reka jyewe mbivuge kuko turi muri celebration y'ubuzima bw'umusirikare mukuru. Buriya giye iteka ryose iyo ngiye mu kiriyo cy'umusirikare mukuru, numva mfite a debt of gratitude, umwenda wishimwe, kuko ubuzima bwibukwa ni ubuzima bwagize umumaro. Debt of gratitude iyo mbivuga, twebwe twabaye ino, njya mbivuga iyo wenda inkotanyi zikora recruitment, ibintu bibiri bitarabaho mu buzima bwanjye. Iyo zibikora ntararokoka, ngo noneho ntangire kujya mfata ibyemezo mbajije Yesu niba nyemerera cyangwa atanyemerera. Zikabikora ntarashaka umugore ngo ngire n'umwana. Ibyo bintu bitatu byatumye mvuga ngo ntabwo nasiga umugore nkimara kurongora. Ariko aho niho nenda kuvuga ubutwari bwa benshi basize abagore baragenda. Wenda giye niba nabibara mu bubwa bwanjye ndabwemera, niyo mpamvu ugira uwo mwenda wa gratitude, nkavuga nti ibyo nge ntashoboye gukora bo barabitinyutse barabikora. Ariko nicyo kitarimo hazamo n'ukuboko kwa Yesu kwariho byinshi yagiye ambuza, akambwira toya, mfite ibindi nakubikiye naguhamagariye nibyo uzabamo, n'ubu nibyo nkirimo. Ariko turabashima, reka mbanze mpera aho ngaho, nihatagira n'undi uzabashima, yewe nzabashima kubera impamvu nyinshi. Cyambere ko urura rwamba rwo kubohoza igihugu rwakoyeho system nangaga. Jewe nkunda kubitanga ubuhamya, najyaga nibaza ninde uzazana rebellion iyi system ikava, ko nabibonaga ko udashobora kuyihindura utayivanyeho. Je narimo ndi mukuru narize nkunda no gusesengura, haba ni system ikoze itya niyo wagira uti ntishobora kuvaho, kuko iri reinforced yinjiye mu maraso y'abantu, iba systemic no mu mitekerereze no mu mikorere no muri byose kuva ndi umwana kandi ngendana nayo. Ayo mbona urugamba rwo kuboza igihugu abangaba bararutangiye bararukoze, n'Imana irabaherekeje rurakunze. Debt of gratitude, ubuzima bwibukwa. Ariko noneho bikaba na personal, ibyo ni igihugu cyose. Tariki ya 7 genocide itangiye, twicaye mu rugo, ndabyutse mbona umujyi wose watokombeye. Hanyuma nsohotse, umugabo twari duturanye dufatanije urubibi yari intera hamwe, yari n'umukuru wazo, ndamusuhuza yanga kunyikiriza. Subira mu nzu, mbwira madamu byakomeye. Saa 9 y'amanywa intera hamwe zari zigeze imbere y'iwacu, zirimo guplaninga niba zimena urugi zikinjira. Mbona abana babiri b'abasirikare barazamutse muri bari ya 600, sinzi abari cyakora amasura yabo narayabonye bacaho.
batwamururaho interahamwe turarokoka. Debt of gratitude. Duhungira muri stade twicaramo ku itariki ya 19 hari kuwa kabiri giye amatariki y'icyo gihe nayafashe sinyibagirwa n'amasaha baraturasa turiheba. Icyo gihe ndibuka twateruye abantu bapfuye n'abakomeretse dufasha Croix Rouge. Ndagenda nicara hano ndarira kuko nabanje kugira tripping akana ka Bangladesh kari gahari bari bafite impuza yitwaga Kibati niyo yari muri stade yarahagaze iruhande rw'ikibunda kinini kireba hejuru kimeze nk'igikinisho cy'abana. Nabona ngo iki kintu kirarasa ati uzi no kukirashisha ati warashe hari hejuru ukabwira ko muri hano ati it's not part of our mandate. Nabwo mufite mandate ati ni iyi ati we are peacekeepers. Ndabona nigara mubwira umugabo we peace is gone, follow it. Ayo mahoro muvuga mwaje kurinda yagiye ni muyakurikire. Ariko yambwiye ijambo rimwe yambwiye atari kurandinga turi professional soldiers twe twumvira amategeko batubwiye kutarwana turi burwana. Ariko ngezeho ndategereza ndavuga ko uyu mwana ndamushyiraho guilty aba baturasa nibo bagombaga kuturinda. Genda umutaxpayer icyo gihe nari umukozi ntanga imisoro yanjye bayiguzemo imbunda none ndizo wandashisha ndimo ndarenganya umwana wo mu Bangladesh waje kwishakira minervari yabashikibe n'abana be. Nicaye munsi y'igiti ndarira ntangira kubaza Imana ibi bintu bizagira iherezo. Ababishyizeho iherezo mwarakoze. You need debt of gratitude. Iteka rero iyo duherekeje tugiye mu kiriyo cy'umusirikare nk'uku numva mfitiyo uwo mwenda wo kubabwira ngo hari abanyarwanda twibuka yuko your sacrifice wasn't in vain. Ubwitange bwanyu ntabwo bwapfuye ubusa kandi hari abantu babwemera kandi hari abantu babuhamya. Rwose mwarakoze kandi nafandi Kabanda n'abagiye nawe yarakoze gutanga ubusore bwanyu gatanga amaraso yanyu mukitanga ukaba turiho. Kimwe mu bintu binezeza uko nta mwana w'umunyarwanda ugicirwa mu maso. Nagiye gusaba buruse umugore afata ibipapuro nyongera bireba turuna diplome yara attestation de diplome zo zari zitaraza turuna n'ibindi ageze kuri identité complète arahindukira ndeba gutya ngo ibipapuro bijugunya hasi. Ntibaza ariko uyu mugore ko atanzi kaba ntacyo namutwaye dupfuye iki. Bimwe mu bintu binezeza nuko hari icyo mwakoze kandi kitagarukiye kuri mwebwe cyafashe ku bana b'Abanyarwanda bose n'abazakurikiraho bazabigenderamo. Abagenda muzigendere ariko muvuga ngo mission accomplished. Nibwira ko ari cyo kintu cyagombye kujya kinezeza umuntu wese yareba iki gihugu akavuga ngo fine mission accomplished. Ubuzima bwibukwa kuko hano batubwiye ngo ubuzima bwibukwa ngo Abeli icyatumye yemerwa ngo yatanze igitambo. Ngira ngo aho afandi Kabanda nayanyuze hose it was very sacrificial kubwo Rwanda ndetse n'uko bw'amahanga. Kurwana n'ibyihebe bitari n'ibyo mu Rwanda. Nibwira ko n'abantu ba Mozambique bagombye kuzagira igihe bavuga ngo ariko hano hanyuze abantu baza agaciro ka sacrifice. Kuko buri harimo ikintu gikomeye cyane ariko reka icyo ne kugitindaho. A life to be remembered. Ubuzima buzibukwa n'ubuzima bwagize umumaro kandi umumaro uri positive. Igitambo ko buri bavuze ngo Abeli yatanze igitambo ngo none ubuzima bwe buravuga nubwo yapfuye. Hari ibitambo dutamba twarangiza tukabyonona ukitanga ariko warangiza nyuma ukaba selfish. Ariko hariho n'uwitanga akazarangiza akitanga kuko ineza twagiriye abantu
niyo abantu bazahora bibuka. Iki rero cyagombye kuba challenge kuri twebwe tuba dusigaye inyuma, cyo kwibaza ngo ariko what is my contribution, ni ihe nyongera agaciro ndimo kuzana mu buzima bw'abantu aho turi hose. Ese nta muntu waba arimo kubaho nabi kubera ko ndiho? Umunsi nzagenda azasigara avuga ngo nicuza ko kanaka yabayeho, kuko aho kumbera umugisha yambereye umuvumo, ntiyambera igitambo. Cyo ni ikintu cyo gutekereza cyane. Hanyuma icya kabiri nshaka kuvugaho, a life to be remembered. Abantu burya ubundi dukunda kwibukwa, ariko burya kwibuka kw'abantu hari aho kugarukira. Ibyo ngiye kuvuga ntibigire uwo bikomeretsa. Nk'ubu twebwe iyo tuvuze inkotanyi hazamo amarangamutima, twari bakuru tubireba, tureba ubwitange. Ariko hari umwana wavutse muri 2020 sajya umubwira utari ko bari abasaza baritanze ngo bagize bate, kuko we ibyo umubwira ni history. Ariko hari nundi uzavuka muri 2050 natwe tubivuga tutagihari ngo tumubwire ngo hari byigeze gukoreka. Hoya ariko iyi migani abasaza baca hari harabaye, kuko ubundi babara yuko remembrance y'abantu ntirenga generations eshanu. Reka mbere iki ko bikora, reka mbaye ikizamini, ntawe ndi bubwire ngo ariko ngo tubwire. Ubu mwese mwicaye hano mubwiye ni mumbwire igisekuru cyawe ugeze kuri 7th generation. Abenshi mwagarukira ku ya gatatu, waba uri umuhanga ukagarukira ku ya 4. Uwagize amatsiko cyane agacukumbura nkange akageza wenda kuri 10. Ariko ubwo nanjye narabyanditse ndabanza ndabimemorizinga. Kubera iki? Kubera ko abo bandi bari inyuma ya 3rd generation nta connection tuba tugifitanye. Ariko reka mbereke ubuzima bwibukwa iteka ryose n'ubwakoze ku mutima w'Imana, kuko buriya ibintu byose hari ibintu tujya twibeshyaho. Ibintu tujya twibeshyaho ni ukubaho ubuzima bufite abantu ariko budafitemo Imana. Abantu bwabwira tuko kuyogiriye abantu neza, ubundi ikindi abantu bashaka niki? Ahubwo rero mwe kwibagirwa. Yesu yaravuze ngo baramwaje ngo itegeko risumba yandi ni yaravuga ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ukunde na mugenzi wawe nkawe ubwawe. Amategeko abiri. Hari abasoza irya kabiri bakibagirwa ko ari n'irya mbere. Iryo rya mbere rero niryo ritanga eternal remembrance, kuko niyo abantu bakwibagiwe Imana irakomeza ikakuvuga, ikakwibuka. Aho niho twibukirwa ubugingo bw'iteka. Iyo uhuje ibyo bibiri rero ntihongeye no kubihuza nkasoza. Njya misetsa abantu kera twiga kwigisha baratubwiye ngo niwigisha mu kiriyo ujye uvuga amagambo magufi, nibigukundira uyavuge neza, ariko nurangiza uvuge uvuyeho we gutinda. Rero nanjye ngiye gusoza ne gutinda, kuko ntabwo turi mu ivugabutumwa, turi mu kiriyo. Ariko ndagira ngo buri wese atekereze kuri ibi bintu. Kubaho ufite sense of eternity, kubaho uzi ko ubuzima bwacu butagarukira hano, kubaho uzi ko Imana niguhamagara ihari kandi uzahura. Ubundi hari ikintu kimwe abazungu batuzaniye kitari ikinyarwanda. Njya numva abanyarwanda benshi barabyadobuse ngo ibyo bintu by'Imana muvuga ngo by'Imana. Ubundi abanyarwanda bemeraga Imana. It was a part of who we are. Twari bene Imana, tukaba bene imigisha. It's our culture. We are a believing culture. Kandi Imana iriho, kandi Imana iraturinda. Kuko mbivuga jewe iyo ntekereje abantu ngo kuki sitarinza abandi, iby'abandi ni ibyabo nayo, ibyanjye nibyo nzi narayibonye indinda. Kandi namwe mwicayeho hano buri muntu wese afite aho yamunyujije, ashobora kuvuga ati kiriya cyari ikiganza cy'Imana kuruta ikiganza cy'umuntu cyangwa ubuhanga bwanyu. Buriya ndabubaha cyane abasirikare, kumwe bwe
mwasuhuzanije n'urupfu kenshi rukaza rukakureba rugasuhuza rwarangiza rukakubwira ngo uyu munsi si we ntwara hari abandi je gutwara batari wowe. Ndahamya yuko afandi Kabandana agomba kuba yararubonye rushinyitse amenyo kenshi rukamuca imbere, nanjye nararubonye rufite impiri irimo imisumari muri 61 ndi umwana, ndarubona ruje rutwaye ibisongo muri za 73, ndarubona none rufite n'amagoronade n'imbunda muri 94 ruransiga. Ariko one day uzumva ngo Rutayisire Antoine is gone. Ko hari umunsi ruzaza ruje kunjyana n'ubwire ni I'm ready tugende kuko ngiye ndahaza. Reka rero mbabwire ijambo rimwe soze, be ready to meet God. Ujye uhora witeguye guhura n'Imana, kandi niyo waho imyaka 100 ikintu bizakungura bituma ubaho neza, ukabanira abandi neza kuko uzi ko Imana ikureba, ukabanira abandi neza kuko uzi ko Imana izabakubaza, ubuzima bwawe bwose bukaba in order kuko ufite Imana ireba. Ngo Abeli ngo yizeye Imana ngo bituma ubuzima bwe n'ubu bukivuga nubwo yapfuye. Abeli simuzi ariko ndacyamuvuga. Kubera iki? Hari aho yahuriye n'Imana. Kabandana ndamuvuga ko nigeze guhura nawe, niyo naba ntarahuye nawe twahuye n'ibikorwa bye, abantu baramuvuze, ariko n'Imana nayo igomba kugira iki tuvugaho. Reka rero nsoreza ahangaha, bana byeyi bavandimwe inshuti zafandi Kabandana, mukomeze mwihangane kuko nkuko nabibabwiye, uretse kubasengera ngo Imana ibakomeze umutima, nta kiganza cy'umuntu gishobora guhanagura amarira y'undi muntu, kuko si ubukene buba bwakwishe ngo araguha amafaranga gutabare. Ni umuntu wavuye mu mwanya yari arimo, kandi nta muntu ushobora kumusimbura, n'Imana ntimusimbura. Ndakubwira ngo ihangane, one day you will meet again, uzongera muhure. Ibyo nibyo byiringiro dutanga, ibyo nibyo byiringiro dufite. Ariko in the meantime, ku munsi nk'uwo Imana ikavuga ngo nujya mu kiriyo ugiye wibuka ko one day it will be you, it will be me. Uzaba usize inyuma yawe ubuzima bwibukwa, buzibukwa. Abamenyereye kumva nigisha mu kiriyo, iyi exercise itekanye isigira abantu, suko mba nabuze icyo kindi mvuga, nuko ni exercise yahinduye ubuzima bwanjye forever. Jewe nize leadership, bamwe barabizi, ndabizi, bamwe tujya duhura kenshi, ndabizi ko ndabizi neza simbishidikanye, ngira ngo ni nk'ubw'inshuro 100 ibi mbisubiramo. Ariko ushobora kumbwira kuki uhora ubisubiramo? Hari ibintu bibiri njya nsubiramo, njya nkunda gutanga ubuhamya bwanjye. Abantu ngo Antoine ko usubira mu buhamya bumwe, ahubwo nuzi impamvu mbusubiramo ni ukugira ngo abantu bumve ko bishoboka, nawe nibibakundira bazanyure muri iyo nzira bahinduke. Iyi nkuru nayo ngiye kubabwira, uyandike uyitekerezeho. Turangiza kwiga yewe nizi ibintu bya leadership, turangiza masters muri leadership, twakoze isomo ryitwaga lifelong development. Exercise ya nyuma twagombaga gukora yitwaga tombstone, kwiga gupfa. Allo, kwiga gupfa. Ababwira ngo wiyimagine uri muri cercueil wapfuye, nurangiza wandike speech z'abantu 4 bakuzi neza. Umwe azaba ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe, kutwara abagore n'abagabo, utwara abantu bakuru. Umwe azaba ari umugore wawe cyangwa ari umugabo wawe, kandi utagira impuhwe, uzakuvuga uko wari uri imbere n'inyuma. Iyi nenda utu, kuko niyo turimo kuvuga umuntu tugerageza ku wandike speech ye ngo umunsi napfuye nifuza ko umugore wanjye azamvuga atya. Undi wa kabiri aba ari umwana wawe, nawe ukuzi kandi utagira impuhwe, wa wundi ushobora guhagarara ngo uyu mugabo mureba tugiye gushyingura, mwamubonaga ari intwari hariya hanze, ariko at home he was a failure. Bene uwo mwana wandike disikuru ye wifuza ko umwana wawe azakuvugaho. Number 3,
umwe mu baturanyi bawe nawe ukuzi neza, namba 4 umwe mu bakolege mwakoranye akazi, wandike speech yabo. Kuri buri speech page yuzuye amagambo 350 bazasoma wapfuye. Nurangiza ukore planning, wandike noneho uburyo ugiye kubaho, ku buryo koko umunsi wapfuye ari uko mwabanye azakuvuga kandi akabavuza ukuri, umwana wawe akavuga akabavuza ukuri, umuntu mwakoranye ukuzi neza akakuvuga akabavuza ukuri, n'umuturanyi. Niba hari exercise yahinduye ubuzima bwanjye no gutekereza ko nzapfa kandi bakamvuga, ndabyandika. Ndatekereza ndavuga ariko ibyo umugore wanjye azavuga, ibyo umwana wanjye azavuga, ibyo umuturanyi azavuga, ibyo umwana ntabwo bizahindura icyo Imana izamvuga, nongeraho n'Imana. Noneho tutanga kopi, mwarimu arakosora. Muri Amerika burya ibyo ushyizeho bipfa kuba bifite logique, ntabwo bihanirwa. Nigeze gukoresha logique twigishwa n'umubirigi ndabihanirwa, byari byarampahamuye. Baratwishe ariko reka ne kubijyamo, nababwiye ko nihuta. Noneho mwarimu aje aravuga ariko ndashaka kubaza umugabo witwa Rutayizera Ndwari ko nabahaye abantu 4 Imana wayongeyemo kubiri. Ndabona rero mwarimu uri ibyo umugore wanjye azamvugaho nshobora kumubeshya. Nkaza hano muri Amerika nkakora amarorerwa, natanga mushyira parufe n'indabyo nkumubwira ndi muri Amerika no gusinzira byari byarananiye, niwe natekerezaga kandi mfite ibintu nikoreraga. Ariko Imana yo izaba indeba ntacyo nayibeshye. Rero nongeyeho Imana kuko nizatuma na biriya bindi byose nanditse bishoboka. Kubaho ubuzima buri under the supervision of God, kuko yo ntushobora kugira icyo yihisha. Ariko nibyo bindi mu bitekereza. Umwana wawe ahagurutse, umugore wawe ahagurutse, umukorege mukorana akazi mwiriranwa, are you living a life worth remembering? Uwo mwitozo wajya wuha abantu bose bakawukora batabeshya, isi yaba nziza. Ibyo byose n'uno munsi jewe it challenges me. Abana banjye barashyingiwe abandi, ariko ndacyatekereza nkavuga ni one day when I go, these kids will talk about their dad. N'umugore wanjye nguri yicaye hari ubwo nawe she will talk. Ariko ni warangiza Imana izashyiraho signature ya nyuma, iyo niyo y'ingenzi. Imana ibaho umugisha, reka dusenge. Ariko ibintu mu bitekereza, let's be better people because we are dying people. Turi abantu bapfa, tugomba kuba beza tukiri ku isi. Ntabwo tuzaba beza twageze mu ijuru, tuzaba beza tukiri hano ku isi. Imana ibaho umugisha kandi mukomeze mwitange, mwarakoze kwitanga rwose bafandi. Reka nongere mbyafaminge, we recognize, we acknowledge, we are very grateful. Ibitambo mwatanze nibyo byavuyemo iki gihugu. Amaraso mwamenye yari birth pangs, yari amaraso y'umubyeyi urimo kubyara igihugu gishya. Ku munsi nk'uyu nguyu nabyo twagombye kubyibuka, bikavugwa n'umuntu uri kuri side y'aba beneficiaries. Ndabizi bagenzi be bazavuga ubutwari bwe aho banyuranye, ariko twebwe twari ba recipients, ba beneficiaries, bitari we wenyine ahubwo namwe bandi mwese mwarimo. Imana igiye bahera umugisha, ubuzima bwanyu bwibukwe. Dusenge Imana. Turagushimye Mwamana yacu, jambo ryawe ritubwira ko dushyira mu isi buri wese hari imirimo myiza wamuteguriye ngo ayigenderemo, kandi igihe cye kirangiye yamaze gukora ibyo wamushinze ngo arasinzira. Uyu mugaragu wawe General Innocent Kabandana yasinziriye. Intwari ntizipfa, zirasinzira zikibukwa. Reka rero dusengere umuryango we, wowe uri Imana ishobora gukomeza umutima kuko imitima yacu niwe wayiremye. Bahe kwihangana, bahe gukomera, bahe kwihanganira iyo vide asize, kandi nta wundi ushobora kuyimusimburamo. Yari muto, nubwo bamwe yabarutaga ariko natwe turimo tumuruta. Yari muto, ariko agaciro k'ubuzima ntabwo ari ubwinshi bw'imyaka tumara ku isi, nicyo tuyikoresha. Warakoze kumukoresha kuva mu buto bwe, warakoze kumukoresha agakorera igihugu,
warakomeze kumukoresha agakorera abantu, umwakire kuko ni wowe uzi uko yabagaho n'uburyo mwabanaga. Turasengera natwe twese dusigaye hano kugira ngo ujye udufasha iminsi yose uko tugenda, iminsi yose ibyo dukora, dusige inyuma yacu impumuro nziza yuko twagize umumaro, hakabaho abantu bishima kuko twabayeho, hakabaho abantu bishima kuko twabanyuze iruhande, hakabaho abantu bamererwa neza kuko bazi yuko twabanye nabo. Umugisha wawe kuri abo bantu bose, kandi buri wese ukomeze kumwibutsa kugira ngo twe kubaho ubuzima buri self centered, tubeho ubuzima bukorera abandi, tubeho ubuzima buri self sacrificing, buri sacrificial, kugira ngo tubeho ubuzima buzibukwa kuko twagize neza. Izina ryawe ryubahwe muri twe, abantu bakomeze guhabwa umugisha mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo. Mwakoze kuntega amatwi. Umuntu w'umusaza nakubwira ko ari uvuge mu magambo magufiya, nakoresha isaha imwe burya azaba yagerageje. Di umunefyu wa Kabandana. Rakoze Pasiteri Rutayisire, ubutumwa bw'umuryango wa Jenerali Kabandana ubimenye, buragushimiye ko abonye umwanya wo kugera hano, ariko bunakubwira ko mu ba Pasiteri Kabandana yakundaga urimo. Nibwo butumwa bw'umuryango, baragushimiye. Nagira ngo rero dore worship team iminota 5 yo cyane yageraga ku bantu bose, abantu tuzi nabo tutazi twebwe, ukibaza igihe Kabandana we yabagereyeho ukakibura, mu ngeri zose, abasaza, abakecuru, abantu bato, abantu batanze ubuhamya ari benshi, wasangaga abageraho mu mwanya muto afite, ukibaza igihe yabikoreye ukakibura. Twe turi hafi wenda dufite n'umwanya tutashoboye, Kabandana yarabishoboye, ntacyo nabona mvuga. Nagira ngo mbabwire ni nk'inkuru, yigeze gusura famiye y'Ibutare yose, y'abavandimwe, ababyeyi, muri rusangi umuryango mugari, aza gusozereza iwacu n'umuryango we, yari we n'abana be bose. Moniya icyo gihe yari arangije amashuri icyiciro cya mbere cya kaminuza, aje mu Rwanda, ntabwo nabyibagirwa, arabahatura bose, aza kuza kuturangirizaho, kudusozerezaho mu ijoro, yananiwe pe n'umuryango, basuye abantu bose. Mama nyangira ngo arabyibuka, turishima, turasabana, turabyina. Ndibuka abana bariho baducokoza bagashyiramo akabyino, turabyina. Noneho haza gusanga hari imbyino abantu bose bari bazi, abantu bose hano menya barayibyinnye. Ni imbyino iryoshye cyane, usanga abantu bafite ukuntu bakatira rimwe, gere narabibonaga ariko nkabirwa igihe bakatira. Noneho Kabandana aravuga ati Shanta niyi ntayuzi, ndavuga ni ukuri pe, ngiye mbona bakata nkakata, turi ujye urasobanya, ati rero ati baze imbyino nanjye nzi. Mamone yarabyibuka. Noneho arangije ati reka re nkwereke, ninjya mvuga ngo twagiye tujye duhita dukata, yewe turagiye, twavuga ngo twagiye twese tugakata. Ni akabyino keza cyane, hano abantu bose menya banakazi benshi, tugakata pe, agenda twakamenye, ndamushimiye. Noneho nukuri yari umuntu mwiza, ukuntu yumvaga atagenda nanjye ntamenye kugakata, ati iyo mbyino nanjye ndayizi, ubwo we wayiyobewe. Nuko karagaciyemo, ariko nako karanshimishije. Kabandana yararwaye, atumenyesha ko yarwaye, kiba ari nk'igikuba, ariko twizeye ko azakira. Ntiyigeze yihererana indwara, aho yari arwariye mu mahanga yaradutelefonaga, nkajya njya ku babyeyi nkabaha telefone, bakavugana bakarebana, ababyeyi bakishima, akishima nawe ko nabishoboye.
noneho nyuma akajya anabahamagara wenyine ntanagiyeyo, byarashobotse. Ndabishimira Imana ko ibyo byose byarashobotse mu burwayi bwe, yaraduhamagaraga. Ahubwo hari igihe nibaza ngo ngewe ndiho ndamurushya, nkanga nko kumuhereza nk'akamesaje, nkazumva yakundaga kunyita ngo my dearest sister. Noneho ati ese kuba nkuyeho amaboko, ubwo ngewe nabaga nifashe numva ndiho murushya, wenda yaba atameze neza. Noneho we yakumva azanye nk'agatege akumva arankumbuye, ati my dearest sister, ati ko wampebye. Noneho nkongera nkamuvugisha. Ni ukuri ndashimira Imana ko n'igihe aziye mu Rwanda, ejo bundi nyine arwaye, nashoboye kumusura n'umuryango hari i Kanombe, turavugana, ambaza amakuru yose. Ndishima pe, ndishima ko tumubonye, ariko numvaga azakira, numvaga mfite ibyiringiro. Rero ndashimira Imana cyane ko namubonye ako kanya gato, kandi ko twashoboye kuvugana. Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Muraho, nitwa Nkurunziza Christian, nkaba ndi umunefyu wa Kabandana. Kabandana ni anko wanjye, mama wanjye ni mushiki we w'imfura y'iwabo, akaba ariyo mpamvu nanjye kubera ndi imfura ya mama, ubwo ndi nephew mukuru, nkaba ndi n'umwuzukuru mukuru wa sogokuru ubyara ise wa Kabandana. Ubwo jyewe Kabandana mu mashusho ngaruka nibuka cyane nuko ku myaka 4 yaje mu rugo, akaba mu gitondo yarabyukaga akunda gukora siporo, kwiruka, gukora pompage, kubera ko nanjye nari umwana, kumubona byonyine numvaga mwishimiye. Muraho, nitwa Nkurunziza Christian, nkaba ndi umunefyu wa Kabandana. Kabandana ni anko wanjye, mama wanjye ni mushiki we w'imfura y'iwabo, akaba ariyo mpamvu nanjye kubera ndi imfura ya mama, ubwo ndi nephew mukuru, nkaba ndi n'umwuzukuru mukuru wa sogokuru ubyara ise wa Kabandana. Ubwo jyewe Kabandana mu mashusho ngaruka nibuka cyane nuko ku myaka 4 yaje mu rugo, akaba mu gitondo yarabyukaga akunda gukora siporo, kwiruka, gukora pompage, kubera ko nanjye nari umwana, kumubona byonyine numvaga mwishimiye, mukunze. Kuva icyo gihe naje kuva no mu rugo njya kubasura kwa sogokuru, ndetse mpamara n'igihe. Nahasanze Kabandana, masanga bashiki be banyitaho cyane cyane wari muto muri bo, kuko we twenda kungana yari nka kuriya kwa Monia na Brave, bituma numva mpakunze cyane. Nyuma naje kuhava muri 90, ngaruka ku babyeyi banjye papa na mama, hanyuma Kabandana nawe icyo gihe yerekeje ku rugamba, ariko jyewe icyo gihe ntabwo nahise mbimenya, ahubwo naje kubimenya nko muri za 91 irangira 92, cyane kubera ko nabonaga buriya hari ukuntu ibintu iyo biriho biba, nubwo umuntu yari muto ariko ntabwo wabihisha. Habaga hari ibinyamakuru biza mu rugo bivuga ku rugamba inkotanyi zariho zirwana. Ubwo nanjye kuko nari nigaga primaire, ariko nari ntangiye gusobanukirwa bimwe, nkajya ncishamo amaso, ariko kubera ko ababyeyi banjye bageze aho babona mfite amatsiko menshi, bageze ubwo hari igihe twajyanye no kureba filime y'inkotanyi nko muri 92. Ubwo rero basa nkaho bari bancanye nk'ikibatsi, kuko kuva icyo gihe ntabwo nongeye kwihanganira kutamenya amakuru y'ibyabaga. Nyuma aho radiyo Muhabura itangiye gusakara cyane, natangiye kujya nyifungurira, ahubwo nkanageraho n'ubwo ngira ngo nabarushaga, ari jyewe wari usigaye mba amakuru ya buri munsi. 93 Kabandana yaje
uca kuri radiyo Muhabura mpita niruka ndabahamagara bose. Icyo gihe mama yari ari hafi na murumuna we bahita baza, turayumvana. Tuyumvanye Kabandana icyo gihe yavugaga, hari mu gihe cy'imishyikirano, avuga ukuntu bamaze kubatera kandi ubundi bakabaye bari muri ceasefire, bari mu gihe cyo guhagarika imirwano. Hanyuma hashize n'igihe gito hari umuvandimwe we waje kujya kuri Kadakosi, noneho babasha kubonana. Arangije hari ibaruwa yanditse ayizanye, ndi umwe mu bayisomye. Umwaka wakurikiyeho 1994 mu kwezi kwa munani twashyikiye i Butare. Tumaze iminsi mike cyane Kabandana yahise aza kutureba, araza, nkimukubita amaso numva ndishimye cyane. Yicara muri salo, yari yambaye uniform, numvaga ntamukuraho amaso. Hashize agiye gutaha yarambwiye ati wowe ntabwo ngusiga. Yahise anshyira mu modoka turajyana. Yari atuye ku Itaba. Ageze ku Itaba hari nko mu ma saa 3 saa 4, ngewe ankura mu modoka, mpita njya abwira abayisikoti be ngo mumufate neza. Mpita njya mu rugo, ariko narahageze mpasanga abana benshi cyane bari buzuye urugo. Harimo abana b'abasirikare bato, harimo abana bagiye batoragura mu ntambara barokora, ndetse harimo n'umwe nyuma Kabandana yaje w'umukobwa yaje guha mushiki we mama Cedric ngo amumurerere. Usibye ko amahirwe nyuma uwo mwana yaje no gusanga mama we yararokotse, abasha kongera aramutwara ajya kubana na mama we, ariko aho kwa mama Cedric yari ahamaze imyaka myinshi. Ubwo jyewe nyuma naje kujya kwiga muri group nko mu mwaka w'95 irangira 96 itangira. Hanyuma Kabandana rimwe na rimwe akajya aza no kudusura muri group. Hanyuma natwe mu gihe cya sortie njyewe na mushiki we tukajya tujya kubasura ku Itaba, ndetse yari yarashatse Monia, bakadufata neza. Murabizi abana baba muri interna iyo batashye cyangwa basuye imiryango akenshi ubwo baradufataga neza cyane. Twarakomeje, ntitwavuganaga ibintu byinshi, twarakumbaza amakuru, umeze ute nkamubwira, amasomo uratsinda nkamubwira. Hanyuma nenda nko kurangiza cyangwa maze no kurangiza nka 2001 2002 niyo Oncle Kabandana yabaga adahari cyangwa mama Monia, hari igihe bantumiraga nkajya mu rugo cyangwa nanjye nkibwiriza nkajya nko gusigara ku rugo. Hanyuma 2009 2010 ndangije kaminuza, papa Monia nibwo noneho twatangiye kujya tuvugana kenshi cyane cyane kuri telefone. Akajya mbaza ese nta kazi, nkamubwira nterega akazi karabuze. Arambwira ati ariko akazi ko abandi bakabona, harimo abakabona kandi nawe waba umwe muri bo. Ubwo rero asa nk'uwari umwituye, ngerageza ntangira gukora ama internship, nkamubwira aho na applyinze. Nyuma nza kumubwira ko aho nakoraga internship bampaye n'akazi, biramushimisha cyane. Banyacyubahiro muyoboye iki gihugu kuva ku nzego zo hejuru, nabonyemo nyakubahwa Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, banyakubahwa muyoboye inzego nkuru z'ingabo n'iz'umutekano mu bindi byiciro, nyakubahwa Madamu wa Kabandana n'abana n'abandi banyacyubahiro bose muri aha ngaha, harimo n'abayobozi b'amadini. Ndabasuhuje mu izina ry'abantu bifuza kuba bahagaze hano muri uyu mwanya kugira ngo baganirize iyi mbaga y'icyubahiro ku rukundo mwagaragaje. Reka mbanze nshimire ubuyobozi bukuru bw'iki gihugu bubinyujije mu buyobozi bukuru bw'ingabo.
ibikorwa by'urukundo bidashyikirwa mwagaragaje mugerageza kurwana ku buzima bwa Lieutenant Colonel General Kabandana. Rwose nta magambo twabona yo kubashimira. Ngewe uhagaze hano ndi muramu we Kabandana, twabanye mu byiciro byinshi cyane. Twabanye mu byiciro byo kwitegura gutabarira iki gihugu, tubana mu rugamba rwo kugitabarira, na nyuma yaho turabana mu majyepfo aho yari ashinzwe kugira inama urubyiruko n'abandi bose bitegura gukorera kino gihugu. Icyo gihe abayobozi b'ingabo barabyibuka, bafashe icyemezo ko bamwe mu ngabo bajya gukomeza amashuri muri kaminuza y'u Rwanda n'ahandi. Icyo gihe nari umuyobozi w'abanyeshuri, aho nibukira Lieutenant General Kabandana cyane cyane, n'amajoro twararanye muri Arboretum, murahazi abakoreye mu majyepfo, tugerageza kwigisha urubyiruko rwari rufite ubwoba ko ruzahanwa kubera ibyaha bene warwo bakoze cyangwa se narwo rwagizemo uruhare. Akaza tukajya inama tukaganira n'abasirikare bari bahari icyo gihe, hari bamwe mbona aha ngaha, tukabegera tukabaganiriza, mutekereze izo mbaraga igihugu cyacu, kuko nicyo cyabaga, abayobozi nibo babaga bamutumye, hari nabo mbona hano, kujya kwigisha urukundo abantu bakoreye ubwicanyi abandi. Nkanamwibukira ku yandi masomo twafatanyaga guha urubyiruko rwari rucitse ku icumu rwigaga muri kaminuza. Ntabwo nzi imbaraga aho zavaga, ariko ngarutse ku byo twaze tuganira n'umuryango, umuntu agizwe n'imbaraga z'ubwoko butatu. Hari imbaraga za roho, abashinzwe amadini bakunda kudukangurira no muri iyi minsi batigeze bahwema kutwibutsa imbaraga za roho, imbaraga z'ubwenge n'imbaraga z'umubiri. Ibindi byose byubakwa bikomotse kuri ubwo bwoko butatu bw'imbaraga. Ndibuka turi mu rugamba rwo kubohora igihugu, abayobozi bacu bamwe bari aha ngaha batwigishaga ko imbaraga z'ubwenge n'imbaraga za roho arizo tugomba kugenderaho, kubera ko ntabwo twari dufite ibyangombwa byose byo kubaka umubiri. Izo mbaraga rero nizo Lieutenant General Kabandana yagendeyeho mu buzima bwe bwose, benshi muri mwe mundusha kumenya. Nizo zubaka ibikorwa byose umuntu akora, zari zubakiye ku rukundo, nk'uko bakuru bacu batahwemaga kubidukangurira, batubwira ko urukundo ariyo ntwaro ya mbere tugomba gukoresha, nubwo tutarabona izindi ntwaro zinyuranye. Rurakora, babivuze, bazahora babisubiramo, urukundo ni intwaro itaneshwa. Lieutenant General Kabandana
yakoresheje iyo ntwaro yubaka urubyiruko mu ngero nkeya nabahaye n'izindi nyinshi, agera ku ntego, abera urugero abantu benshi cyane. Abafite umwanya wo kubivuga hano n'abatawufite, kandi ntabwo dushidikanya ko Imana yamwicaje hafi yayo. Mu by'ukuri ntabwo ari amarangamutima, ibikorwa birivugira, facts nk'uko abambanjirije babivuze. Icyo nakwisabira urubyiruko ni uko mwakurikiza urwo rugero rwiza, mugakundana, mugakora imirimo ibahesha agaciro kandi ikagahesha n'abanyu. Iyi si dutuyeho muragenda muyiga, muragenda muyimenya. Ni isi ahanini itagendera ku rukundo, igendera ku nyungu gusa, igakora uko ishoboye kugira ngo abagerageza kubakira ubuzima bw'ibihugu byabo ku rukundo babaca intege. Ingero ni nyinshi, ariko nk'uko bakuru bacu badahwema kubitwibutsa, ntabwo tuzaneshwa na rimwe. Rwose ibyo bintu mubyemere. Twabayeho amateka mabi cyane, ariko ubuyobozi bw'iki gihugu bwiza n'ingabo zireba kure bagaragaje ko mu gihe cyose tugendeye kuri izo mbaraga za roho n'urukundo n'ubwenge, Imana izaba hafi yacu ikaturinda ibyago byose. Ntiducike intege rero. Ndakomeza umuryango wa Kabandana, imbaraga mwagaragaje rwose muzikomeze. Turahari, turi kumwe, turabakunda cyane, kandi ntabwo tuzahwema kubaba hafi. Mu by'ukuri umwanya uba uciriritse kandi birumvikana, kandi ibitekerezo byinshi byiza abambanjirije babiganiriyeho. Ndagira ngo nsoze aka kanya nshimira umuryango mugari wa Lieutenant General Kabandana, nshimira umuryango muto we, nshimira ababyeyi be. Nagiye kubareba ku cyumweru bimaze kuba, na madamu wanjye nawe yavuze ubutumwa mu kanya. Mu by'ukuri ntabwo tuzi aho imbaraga bafite bazivanye. Twari dufite impungenge, ariko baduha isomo ryiza cyane. Umusaza yaravuze ngo umwana wanjye ntabwo apfuye. Umusaza niko yavuze, ahinduye uburyo bwo kubaho, agiye mu ijuru, kandi adusigiye abana yabyaye n'abandi bana benshi yareze, kugira ngo umuryango n'igihugu gikomeze gitere imbere muri uwo mujyo. Mwumva izo mbaraga, bibereka aho imbaraga Lieutenant General Kabandana yazivanaga, yarazonse. Iyi Mana rero twemera, dusenga, mu by'ukuri dushyire mu bikorwa ibyo twemera n'ibyo duhora twigisha. Nta kuntu wasobanura ko u Rwanda rwari rwuzuye amakiriziya, abantu bose barabatijwe ari abakristo mu madini anyuranye, ngo mu makiriziya aba ariho haberaga ibintu tuziranyeho n'urungano n'abakuru bacu twubaha cyane. Dushyire mu bikorwa inyigisho duhora twigisha, nk'uko
Lieutenant General Kabandana yabitanzemo urugero rwinshi. Yarwanye intambara nyinshi cyane, yahanganye n'ikibi, ntabwo yatinyaga ikibi, ntabwo yatinyaga kuvugisha ukuri, nubwo yababangamiye inyungu za bamwe. Yarababwiraga ati izi nyungu ntabwo ziramba, ntabwo natinya kubabwiza ukuri cyangwa gutera intambwe iri butume twese tugira aheza haramba. Rubyiruko muri aha ngaha n'abagenzi banyu, rwose turabinginze nk'ababyeyi, iyo ntambwe nimuyigenderaho nibwo muzagaragaza ko mwakundaga kandi muzahora mukunda Lieutenant General Kabandana. Twizera neza ko ari mu ijuru. Mu byubahiro byanyu mwese rero, ciye bugufi cyane, ndagira ngo nongere mbashimire kandi mbasaba ko dukomeza uyu murava w'urukundo afande yaduhayeho urugero, kandi namwe benshi muri mwe mwagiye mujya inama nawe mugakora ibikorwa byiza biganisha mu njyana Imana iduteganiriza kandi tuzageramo byanze bikunze. Imana ibane namwe mwese, murakoze cyane. Mwiriwe. Sabine n'abana, umuryango wa Kabandana, umuryango mugari wa RDF, umugoroba w'iki gitaramo cya General Kabandana, kuri twe twese ko turi aha, byaba umuryango we, byaba umuryango mugari wa RDF, ni ibihe bitoroshye, biba bikomeye. Ariko kuri twebwe uruhande rw'umuryango Kabandana amaze mu myaka 35, kuri twe ni bisanzwe. Mukanya Pastor Rutayisire yavuze ya magambo wandika 8 wongeyeho rya 5. Aya magambo buriya n'abasivili nibo bayandika, nta musirikare wakwandika ari magambo, kubera ko umunsi wa mbere wiyemeje kwinjira hano uba wamaze kuyandika. Cyane cyane twebwe yabagiye n'abayobozi bacu bari hano na bagenzi banjye, uyu mwuga tujya kuwutangira rero Kabandana yagiyemo ari umwana n'abandi twawugiyemo turi abana, si umwuga twahisemo gukora. Bimwe abarokore bavuga by'umuhamagaro, ahubwo uyu wari umuhamagaro wacu, kugira ngo abantu babone amahoro, igihugu kiboneke, kandi ntacyo tubikeneyemo. Si umushahara twashakaga, saya mapeti Kabandana tabarutse yarahawe n'umugabo w'ikirenga, si akazi gasanzwe, ndetse si uruzinduko, aho yari ari mu buhungiro n'ababyeyi be aza hano gutabarira iki gihugu ari muto, ntabwo yari atashye, si amafaranga yaraje gushaka, si amashuri, si bene wabo yaraje gusura, yaraje hagati y'ibintu bibiri, hagati y'iki gihugu cyangwa gapfa. Ko bamwe muri twe barapfuye, bandi barakomereka bimuga bya burundu, bandi bakomereka byoroheje, bandi barakira. Ariko icyo twari tugendere, baba batabarutse, baba bakomeretse burundu, baba ibyo byiciro bindi bibiri mvuze, cyari iki gihugu kandi cyarabonetse. Aho rero Sabine n'abana nicyo kikwiye kubakomeza, kuvuga ngo ibyo yagombaga gukora mu buto bwe bwose yarabikoze. Rero navuganaga na afande James twicaye,
hemwe ku bungu koko muri twe officers para DF baba bari mu giseke baba batashye ujya gupfa kumva urababaye byaba atari ubusambo kuko ibyo twagombaga gukora mu buto bwacu twarabukoresheje iyo urebye iki gihugu ubwiza gifite abakirimo urubyiruko dufite ibintu bikirimo byose byiza n'ubwo buto bwacu twakoresheje aha rero niho twebwe biduha imbaraga kuri General Kabandana ye Kabandana nabanye nawe myaka 35 muri iki gisirikare niba hari abantu barashwe kenshi Kabandana ni barashwe kenshi urupfu rero aho rubera imbwa ubundi abantu babasha urupfu ni ba Pastor Rutayisire ba Bishop Gasana nibo babasha urupfu kuko sinzi ukuntu baruvuga ukarera ntabwo rubateye ubwoba ariko ubundi urupfu rutarimbwa ntabwo rwakabaye rufata Kabandana mugaba mukuru w'ingabo ari hano afite ingabo ayoboye mugaba w'ikirengo zigaba hari izo ngabo zakabaye zigabwa zikarwana n'urupfu nirutware Kabandana ariko imbwa irakwibuka yoberwa uko yakwibye kabirwa n'ukuntu byagenze urupfu rero barubasha nabarokore bo bafite uko barwemera usibye ko nabo barutinya Kabandana aho mwibukira muri 90 kirango mu kwezi kwa 12 niba nibeshye matariki za 21 na 2 hano hitwa Kiondo buri mu karere ka Nyagatare mujya mwumva urugamba rwo muri 90 hano hitwa Nkana mu murenge wa Cyombe ngira ngo ubungubu niho hano hambere Kabandana yakomerekeye mu gitondo cya kare nko mu masaha 12 cyangwa saa moya twari hagati y'imisozi turi hasi mu kibaya twashyize abasirikare bagenzi bacu ku musozi wari hakurya n'undi uri hirya turagatse noneho adui naza umwanzi naza muze kumurasa bitume tuvamo muri misozi turi hagati abari kuri umusozi rero bagomba kuba yenda bararyamye bagasinzira kuko icyo gihe abantu bararuhaga cyane bari bashonje cyane twakangutse umwanzi yatugeze hejuru aturasa kandi ari hejuru yacu muri uko kuhunga tuva duca muri iyo mikoki Kabandana niho yakomerekeye bwa mbere mu gukomereka ko ariko ntabwo yatinze akira vuba cyane nakubabwira ko rero umuntu apfira umunsi we uwo munsi Kabandana yagombaga gupfa kandi abahasigaye bahaguye bari benshi ariko Kabandana yarakomeretse bisanzwe arakira ndaza kubibwira gatatu aho nzi yagiye akira muri 91 nanone mu kwezi kwa mbere kwa kabiri zira nambara za Ruhengeri zose mu kurasa Ruhengeri habaye mu zindi nambara zakurikiyeho nyinshi cyane za Cyanika za Muremure aho hose Kabandana yarahari yararwana ari umusirikare mutoya ari private agira n'imbaraga ari umusirikare ufite imbaraga nyinshi 91 mu kwezi kwa gatanu afande afata amabata yabiri bata yitwaga Mike nitwaga Bravo zari ziyobowe na Colonel Dodo Kabandana yari muri Mike nayoboraga icyo gihe ibikoresho twagiraga bike cyane hari imbunda zigiraho imbaraga kwisumbya izi zindi ntoya tukunze kwita machine gun cyangwa mitrailleuse nizo mbunda za mbere afande yari amaze kuzana nshyashya zari imbunda 10 machine gun 10 eshanu zihabwa Mike eshanu zihabwa Bravo byadusaba gushaka abasirikare bafite imbaraga kandi batinyutse akaba ari ufata iyo mbunda mu basirikare bafashe izo machine gun bari muri Mike umwe muri bo ari Kabandana turi ku mupaka wa Uganda izo batayo zombi zari zahawe misiyo yo kujya muri pariki
zivuye mu birunga, niho twari tuvuye, tukajya muri pariki, tukazajya gufunga uriya muhanda wa Rusumo. Mwumva ukuntu afande yatekerezaga kure, gukura abantu mu birunga ukabatwara kujya gufunga umuhanda wa Rusumo. Noneho aho niho namenyeye Kabandana neza rero. Tubaha imbunda nimugoroba, zabaga ari imbunda zipfunyitse mu mashashi, zigifite amavuta bazisiga. Byasabaga rero abazihawe kugira ngo bagende bazoze bazitunganye ibashe gukora akazi neza. Kabandana amanukana iyo mbunda, ko nta gasitore kerekana umuntu udafite n'ubwoba koko. Amanuka kuko jye nari umuyobozi, abasirikare bandinda hari aho babaga bateguye aho ndi bubi, abamanukiramo. Unamanukiye umwe mu basirikare aramufata, tora canga nkande. Kabandana afata abasirikare nayo mashini gana ayifashe, kandi abo bitwa wa escort bitwaga ko ari bo bakomeye. Maze arabakubita bose, arabakubita barahamuka bariruka. Yiye kubona mbona umwe aracyariho n'ubu ngubu ni kapiteni. None haraza Tefanda atari hari umusirikare wasaza ataradukubise twese. Dushaka umusirikare turamubura. Mu gitondo basirikare byo twita guforeninga, no abasirikare bari hamwe ukaza kubaganiriza. Noneho ngiye kubaganiriza kugira ngo dutangire n'urugendo noneho tugiye gukomeza. Zakubaza ne ko hari umusirikare waraye kubise escorts banjye. Hano arahari. Kikwereka ko abantu batagiraga ubwoba, yabundi w'umunyabyaha yajya kwihisha. Amanika ukuboko ati niko hapa afande, nivayo. Nibyagenze bite? Tafande atabaginga bagukunda kuturusha, ati bagiye kugira ati ndabakubita. Ranka ya mbere mu gisirikare yitwa Koporo Kabandana nayiboneye aho ngaho uwo munsi. Twari tubiziranye, harabizi. Kabandana tugiye muri pariki itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu, nibwo twarwanye intambara ya mbere. Noneho watuyoboraga batayo nari ndimo yitwa Mike, kubera ko ari twe twari imbere, aratubwira ati none mwebwe muryame muruhuki. Yitwa Bravo yari inyuma, umwanzi araza kuza dukurikiye, aba ari yitega umwanzi. Noneho umwanzi naza aba ari irwana. Umwanzi agiye kuza niyanyura aho twaturutse, aca imbere ahinguka kuri twe turyamye dusinziriye turi mu bihuru. N'abasirikare twashyize imbere babiri ngo baturebere umwanzi. Ibihe byari bibi, twaciye mu mazi, mugezi watugeragaho tya, babanza kwanika utwenda twabo, habagaho ibintu byo kwicinda, bicinda akazuba karaza. Ariko icyo bakoze barongera barambara barasinzira. Umwanzi ko yagaturutse yahunze ahandi nyuma, arabafata arababaza, bamubwira ko turi mu bihuru turyamye. Twakuwemo n'amasasu menshi n'amakombora menshi n'iki. Kabandana mu basirikare batoya barwanye bagatabara bagenzi babo. Kabandana yararimo arasohoka uko yagasotse mu gihuru, kuko uko twabaga turi mu buhuru butandukanye. Mwumva abantu kwa turi mu bihuru turaryamye, umwanzi araza mwinshi cyane atangira kuturasira mu bihuru. Mu basirikare bakiya basohotse batya, Kabandana yasohotsemo n'amashini ganiye, tangira kurasa umwanzi. Nta n'umuyoboye, nta n'umubwiye ngo ukora ibi nibi. Ararasa. Noneho atuma, kubera iyo mbunda ko bagifite imbaraga, bituma bagenzi be bose benshi basohoka mu bihuru. Turisuganya noneho turasa umwanzi. Nibuka ko kuri iyo tariki nibwo Leti General Musemakweli yapfuye, nako yarashwe. Nibwo yarashwe n'abandi benshi bararaswa. Uwo munsi aduyi wadusanze dusinzire dutyo, akaturasa tyo ari mwinshi, aturusha ubwinshi, kuko twarashwe n'abantu 900. Abo twafashe barabitubwiye, kandi twebwe iyo batayo yari ifite abantu 200 bari mu bihuru baryamye badafite ibikoresho, baraswa na leta. Kabandana ntabwo yapfuye umunsi wa Kabandana wari toragira. Ku itariki 21 z'uko kwezi ndakomereka, bantwara hanze kumvuza.
ngaruka nyuma y'umwaka n'igice. Ngarutse nongera kubana na Kabandana. Bana na Kabandana muri batayo imwe, turi kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo zacu, turi kumwe na General Gumisizi ari hano n'abandi bagenzi bacu. Tubana none icyo gihe Kabandana ari Tri-C Operational PC, Tri-C Operational PC, ubwo no kuvuga ngo yari yungirije wari ushinzwe ibikorwa bya politike muri uwo mutwe w'ingabo twari turimo. 94 mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ariko ubwo mutabyumva mutyo ngo nuko yari abishinzwe no ku rugamba rwana. Ariko umanda wa wundi ujya ku rugamba karwana. 94 mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, Kabandana turi kumwe. Guhera mu Mutara kuzagera i Butare. Numwe mu bantu bajya baboneka kuri zimbuga nkoranyambaga ikarubamba teruye umwana w'uruhinja warokotse mu bantu bari biciwe muri ya paruwasi. Kanihute kugira ngo ndangize. Kabandana niwe warokotse urupfu mu gisirikare rurokokwa n'abake cyane. 94 nanone tumaze kugira mu Bugesera hariya ku Ruhuha, mu gitondo cya kare aramanuka, ngira ngo yajyagaho mugaba mukuru w'ingabo zacu General Mbaraka aho yari ari icyo gihe, ari mu modoka ya Daihatsu. None hagezeyo agarukana abantu bari bacitse ku icumu, ngira ngo bari nka 12. Gumisiza ni ujye byibuka. Abashyize kuri yo Daihatsu abazanaho twari twashyize ibiro by'iyo batayo. Uyu muhanda guhera Nemba hariya kugera i Nyanza ya Butare wose umwanzi yari yarawushyizemo mine zimwe zikwita amamodoka. Kabandana agaruka bakoreshaga intera hamwe nizo zategaga mine, kuko nabo yakubise barazibonye zirukanka. Ahantu yanyuze agaruka akubitwa na mine. Mine iramukubita abantu bose bari barokotse ari yazanye bose barapfa. Kuri iyo modoka hasagutse Kabandana arashya umubiri wose. Bamuzi neza, hari ukuntu ubwoya bwo ku mubiri bwose bwari bwarahiye. Arokoka mine, kurokoka mine Pastor Rutayisire niyo mana twemera iriye. Mine ni ikintu kitarokoka. Yagukubise nyine. Iyo nayirokotse itakumugaje burundu urasara. Ni ikintu kibi cyane. Kabandana niyishwe na mine abaho. Sinambara zose Kabandana yarazirwanye zose abaho. Ejo bundi ajya kurwana n'ibyihebe byo mugaba mukuru w'ingabo azabivuga. Ajya kurwana n'ibyihebe mu mahanga gutanga umutekano yapfa abaho. Arazishwa n'indwara. Icyo tureba rero kuri twe ku buzima bwa Kabandana nka mugenzi wacu, kuri ubwo buzima bwe ari umwana mu by'Imana none byikora ibitangaza, nuko yamuhaye gushaka, kamuha kubyara, akabasiza abana. Kabandana rero ntabwo ashobora kuzazima kuko asize abana barahari. Kabandana ashobora kuzazima kuko asize RDF irahari. Kabandana ashobora kuzazima asize igihugu yarwaniriye yatunganyije kirahari. Ye n'amahanga aramwibuka. Hoze ndeba kuri za social media bambasadazi abantu benshi bohereza ubutumwa bw'akababaro bifatanyije n'umuryango. Cyo ni ikerekana Kabandana. Yakubaha President wa Republika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo zacu yamugiriye icyizere. Kuva kuri private ukagera kuri Lieutenant General. Bishop Gasano utagira ngo ni nka biriya bya Bishop bira nabyo biragoye, byose bitangwa n'Imana ariko biragoye cyane. Rero kuba yarahageze hariya umukuru w'igihugu akamugirira icyizere mu ngabo z'igihugu zingana zityo, akamukuramo akagera kuri urwo rwego. Sabi n'abana bawe
n'umuryango wa Kabandana ibyo bijye bibaha icyo cyizere n'icyo cyubahiro. Ibyo cyo bivuze nuko ari wowe n'aba bana ntacyo muzaba muri iki gihugu. Kabandana yabadahari kandi urabizi kuri bagenzi bawe si wowe wa mbere bibayeho, si nawe wa nyuma. Arasanga bagenzi be benshi, natwe abandi ejo tuzamusangayo. Ariko icyo nababwiye twebwe tuticuza kandi kiratubabaza nuko tuva muri iyi si twarayikoreye. Njya numva abantu bamwe mu ntera hamwe bavuga ngo ijuru rizatwakira. Niba ijuru rizakira ziriya ntera hamwe, na twebwe nitwe tuzaba ba mbere kwakirwa n'ijuru. Kuko nta kuntu ijuru ryabaho ngo niryakire Kabandana watanze ubuto bwe, agatanga imbaraga ze, agakora adakorera umushahara, agakora adakorera ibyubahiro, agakorera abanyarwanda. Uwo muntu ukorera ibyo, imyaka 4 yamaze ku rugamba nta mushahara. Kandi n'abakozi b'Imana iyo ashinze itorero arishinga nk'uyu munsi mu gitondo abatura bagatangira gutura, kuko iyo badatuye iryo torero ntabwo rikomeza, rirasenyuka. Ariko yamaye imyaka 4 adahembwa, aba mu itorero ridahemba, ariko rihemba ukuri, rihemba ubuzima, rihemba ubugingo. Niho ubuzima abenshi mufite bukomoka. Kandi dushimira cyane mugaba w'ikirenga w'izingabo ngo butore yadutoje, agatoza abana bato nk'aba bagakura, bari bazanye ishyaka bavuye mu mahanga batara abasirikare, bamwe muri ko turi abasirikare, bakaza bakarwanira iki gihugu bakagikorera bakigejeje ku munsi wa none. Nagira ngo rero mu magambo nizimbye mu magambo mvuge ngo Kabandana aratabarutse, n'abandi ejo tuzatabaruka, twese tuzajyana icyo cyubahiro. Cyo twasaba abana bacu, iki cyubahiro cyaso muzagisigasire, mutazagitatira. Ngo ejo tuzumve mwene Kabandana abaye nk'abindi bigoryi tujya twumva hanze aha ngaha. Nimubikora ahazaba aryamye muzamenye ngo arabareba. Muzakomeza umujyo we, muzakomeze ingendo ye, muzakomeze ibikorwa bye, namwe bizabashazishe nkuko cyangwa namwe igihe cyanyu nikigera kizagere mufite icyo cyubahiro. Kuko impamvu tubibabwira abana bacu ndetse nawe Sabine, muzi ko ari bagenzi bacu batatira iki gihango bakagira inda nini, ariko ibihembo babonye barabizi. Ibihembo babonye ntibazapfa babonye iki cyubahiro. Nguriya Fande James yicaye aha, Fande Mbaraka yicaye aha, Generals bicaye aha, Senior Officers bicaye aha, abayobozi batandukanye bicaye aha, abakuru b'amatorero bicaye aha, bose bari hano bahagarariye Fande kubera icyubahiro tugomba Kabandana. Iyo mutatira iki gihango, iyi mikoro sinakabaye nyifata ngo magarara aha ngaha kuvuga, nta nubwo mwakambonye hano, ndibwira ko n'abandi ari uko nguko. Ariko iki gihango nikigatatirwe. Ejo nimushaka mwabana mwe abazaba tukiriho twese tubatahira ubukwe, tubakorera ubukwe bwiza, maze mumenye muti data ubutwari bwe nibwagarukiye hariya. Nicyo tubifuriza. Ndangije rero izina ryanjye Sabine n'abana babyeyi ba Kabandana, mukomere, simwe ba mbere ndetse si namwe ba nyuma, ariko mushimirwe nuko mwagize intwari mu muryango nuko ari intwari y'igihugu. Imana ibakomeze. Arakoze afande bingira kandi mwarakoze cyane. Twagira ngo tusabe worship team yongere iramya Imana, hanyuma tugana ku musozo. Ndagira ngo nongere mbibutse habaye hari abantu b'inshuti babanye afande Kabandana bifuza kuzagira icyo bavuga ku munsi w'ejo, ko baza kutubwira tukaba twategura tukareba ko ejo bazagira icyo bavuga. Murakoze.
Yes, 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 yes. Yeah. Ona tubeho turirimba indirimbo nziza ya Mose umwana w'intama. Twizera Yesu tuzabona cya gitondo, igitondo gishaca ubugingo n'umunezero. Tuzamubona maze tubeho turirimba indirimbo nziza ya Mose umwana w'intama. Twizera Yesu tuzabona cya gitondo, igitondo gishaca ubugingo n'umunezero. Tuzamubona maze tubeho turirimba indirimbo nziza ya Mose umwana w'intama. Nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo, igitondo gishaca ubugingo n'umunezero. tuzamubona maze tubeho turirimba indirimbo nziza ya Mose umwana w'intama. nitwizera Yesu tuzabona cya gitondo, igitondo gishaca ubugingo n'umunezero. tuzamubona maze tuzamubona indirimbo nziza ya Mose n'umwana w'intama. tuzamubona turirimba indirimbo nziza ya Mose. umwana w'intama. Hosana 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 shimuje muri rya zina umwana w'intama. Hosana 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 shimuje muri rya zina ry'umwana w'intama. Hosana 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 shimuje muri rya zina ry'umwana w'intama. umwana w'intama. Hosana Hosana ashimuje muri rya zina ry'umwana w'intama. ningerayo nzabona umwami Yesu twicarane kuri ya ntebe. Nzabona ibyo nizeyeyo byose n'iby'umutima utaratekereza. ningerayo nzabona umwami Yesu twicarane kuri ya ntebe. Nzabona ibyo nizeyeyo byose n'iby'umutima utaratekereza. tuzataramana n'abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani. Tuzahora turirimba imbere ya ntebe. Mbega umunezero tubonye Yesu. tuzataramana n'abera bose banesheje uyu mubiri ndetse na Satani. Tuzahora turirimba imbere ya ntebe. Mbega umunezero tuzataramana n'abera bose banesheje
tuzahora turirimba imbere mbega mbega tubonye mbega mbega umunezero mbega mbega umunezero mbega yo yo mbega tubonye Yesu mbega tubonye mbega mbega umunezero mbega mbega umunezero tubonye abacu mbega umunezero tuzabona bacu bose abapfiriye muri we tuzabona umwami Yesu n'intwari zadutanzeyo tuzabona bacu bose abapfiriye muri we nakumbuye Siyoni ndifuza kuzabayo nakumbuye Siyoni ndifuza kuzabayo nakumbuye Siyoni ndifuza kuzabayo. Amen. barakoze abaririmbye Imana ibahe umugisha nagira ngo umwanya rero ugezweho duhamagare Kano Retired Aimable Rudahunga kugira ngo ahagarare muri aka kanya nk'uhagarariye umuryango ashimira abadutabaye murakoze. Mwiriwe neza. Biragoye guhagarara hano ngo uvuge ukurikirana afande bingira uko uretse ko ibyanjye ari ugushima ishimwe tugira ikibazo cy'ikinyarwanda kiroroshya cyane iyo ushimye ntugire icyo urenza ayandi imvugo z'amahanga zifite iyo zirenzaho abashyiraho nyo penza extremely ariko twebwe uraho ngo ndashimye wakabyuka uvuze ngo ndashimye cyane mu by'ukuri nta jambo riremere dufite twababwira kuri uyu mugoroba tubona ukuntu mwaje gufata umugongo umuryango byoroshya uburemere bw'ibyago tuba turimo iyo tubona umuryango wa rusange ariko cyane cyane ubuyobozi bw'umuryango wundi wa Kabandana wa RDF tukabona umugaba mukuru ari hano generals benshi bari hano n'abandi banyacyubahiro bari hano ntabwo ari uko hari urwandiko rwa protocol cyangwa se uwabonye invitation yo kuza hano n'umutima w'urukundo wabazanye turabishima kandi turabishimira birahumuriza cyane iyo Mamoniya n'abana bumva ubuhamya bumeze nk'ubu hari byinshi bitavugwa tutagira intege zo kuvuga hari byinshi ariko iyo bumva ibikorwa yakoze kuva mu buto yari muto ku myaka mufite
birahumuriza kandi ukumva ko ntacyo muzaba hari umuryango wo hafi ari umuryango mugari uri hariya. Nagize igihe cyo kujya mvugana na Fande Kabandana, buriya hari ijambo ry'igifaransa bavuga ngo quelque chose malheur bon, uvuga ngo n'ibyago hari igihe bitanga ibyiza. Ayitangira kurwara gihe ntabwo nabashe kumusura, ariko ngize musura ku buryo buntunguranye, nanjye ndwaye tubana iminsi 60 ibyumba birebana. Mu buzima n'ubwa mbere nari banye n'umuvandimwe nkawe, abona imvura igiye gutungura singiye kuri turaganira byinshi. Nyuma tuza kwandikirana, yari afite ukuntu avuga uburwayi bwe mu buryo bwa gisirikare, mbasomera utuntu tubiri gusa. Hari mu kwa gatanu ndamubaza ni afande mumeze mute, nsimperwa kuboza amakuru. Arambwira ati mwiriwe anko, natwe hano turaho, urugamba rurakomeye ariko rurashoboka, tuzarutsinda. Umwanzi ahora ahindura umuvuno, abamurwanya ari bo baganga ntiborohewe. Arongera mu bundi butumwa bukurikiye aravuga ati muraho anko, kangire vuba aho, ariko ubu nakomeje kwirwanaho bitari byoroshye. Umwanzi yanzuranye umugara, amera nk'umwe wo mu birunga igihe adutera muri headquarter akanacaginga amaguduri. Ubu byariho byoroha, turizera ko bizagenda neza. Ari mu kwa gatanu, no kuvuga yari ku rugamba, yabiriretingaga n'urugamba rundi, kandi uko twari kumwe ku munsi wa nyuma yararwanye kuza ku munota wa nyuma, ntabwo yigeze atuma ducika intege cyangwa undi wese acika intege. No muri uko byose no kwemera ko nk'uko babivuze yatumye, uko twabibonye yatumye dufite icyizere ko ari heza kandi adusize heza. Rero kuri umugoroba ndabona ikirere kimeze nabi, nagira ngo tubashimire, amasaha yarageze, turabashimira cyane byimazeyo. Gahunda ngira ngo bari bamenyesheje ejo yo kuzashyingura, tuzashyingura kwa gatanu gusezera ni saa 3:30 kugera saa 5:30. Nyihanganire ari kuva uzanye umunsi ndiso kuva saa 3:30 kugera saa 5 no gusezera hano mu rugo, kuva saa 6 kugera saa 8 no gusezera imbere y'Imana kuri Regina Pacis, kuva saa 9 kugera saa 11 gushyingura mu cyubahiro mu irimbi rya gisirikare Kanombe, no gukaraba kuva saa 11 kugera saa 12 bizabera kugeza ubu ni kuri senior officers mess. Murakoze rero, Imana ibane namwe, ibagire neza cyane nkuko mwatugire neza, kandi natwe ntituzibagirwe neza muri wo mutugirira. Murakoze. Murakoze cyane. Reka duhamagare none Pastor Antoine Rutayisire ngo dushyire imbere y'Imana mu gusoza. Dufatanye dusoreshe gahunda yacu gusenga Imana no kuyiragiza. Turagushimye Mana yacu ku mugoroba nk'uyu nguyu, n'umunezero wo kongera kumva buryo warinze uyu muvandimwe Fandi Innocent Kabandana, babivuze inzira bamucishijemo, inshuro urupfu rwamushatse ari gukamurinda, ariko arangije imirimo yagombaga gukora uramuhamagara, kuko niko ijambo ryawe ritubwira ko Dawidi amaze gukora ibyo Uwiteka yagambiriye mu gihe cye arasinzira. Urimo urandika amateka mashya
ushatse natwe twakwandika ngo Innocent Kabandana amaze gukora Imana yamutumye ku isi arasinzira. Turongera gusenga rero kugira ngo ibi byo byandika ku mitima yacu, kugira ngo iminsi yose dufite twige kwiha agaciro, kugira ngo dukore ibifite umumaro byungura abantu kandi bikubahisha izina ryawe. Dusoza turasenze ngo ukomeze kubana n'uyu muryango, ukomeze gukomeza umutima w'umufasha we, umutima w'abana, w'abavandimwe, w'inshuti, ukomeze gukomeza iki gihugu cyose gitakaje umuntu w'agaciro nk'uyu nguyu. Ikiganza cyawe kibane natwe, uri buhagurukira wese atashye umuherekeze, umuha amahoro mu nzira, mugeze mu rugo amahoro, kandi ijoro ry'amahoro, kandi ayo mahoro abe ku gihugu cyose. Uko uyu muvandimwe yarwaniye amahoro yarwo, abari gukomeza kuyarinda, kandi ukomeze no gukoresha abasigaye inyuma kugira ngo iki gihugu gikomeze kujya imbere, gikomeze kugira umutekano, kandi nawe ukomeze guhabwamo icyubahiro. Ukomeze kubana natwe rero, ukomeze kubana n'uyu muryango, ukomeze kubari mu mutima, ukomeze kubaho umugisha, ngo ni mu izina ryawe dusabye Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwakoze.